kwambara ipataro imwe y'ikiraka hano ibiraka bigara birindwi dukorogana no mudozi wari wakorogana no mudozi ndibo bambere bakunda ifaranga ariko kubera kuko yari maze ko gukura muri parti imwe nyine isa nidafite umurongo kandi nkunda gutebeza ariko gutebeza gufunga igitoko kuba demobe ariko ijuru ngo rinkureho umutwaro ariko man muzewe umwambia Farao silent uzi ko abantu batari mu kumenya ibyo Imana yabakoreye umuntu agashaka abandi bakobwa bose bageze muri 30 ndahura ababwira ngo sheri wowe waraje gusa utunguka gutya muri 2023 umunsi umwe barakubwira ngo baragukunze none uri muri yanzu baramubawundi binjira mumwe ariko si mwebwe n'abantu bo muri South Africa nabaye muri Kampala kodesha akarumu kamwe shiramwe inani gitambaro hagati abana ha Pendeza Jolie Timotheo Joyce natwe n'umudamu ngo turangize 2009 umudamu arapfa asigira umwana w'amezi 6 tekereza ico gitaramo kandi yo buje ndibuza kwandika urwandiko buza bwama bwinjira gutya buraninjira na matayi kandi mu bahungu baza baririmba gutya soprano ndayizi alto ndayizi tenor ndayizi bass ndayizi inzi gupanga amajwi yose yakorara ariko uwo munsi amacandwa arakama uracari yamana ivuga bikaba uracari yamana uracari yamana uracari yamana ivuga bikaba uracari yamana wa muntu umwe yaranangiye haramasase uyu no mukobwa wawe nuwanje nubu bwiza jewe sinobyara beza mwumva abantu ko baza bavuga ariko gitangaza ariko abantu ndibatinya ariko abantu ndibatinya abantu bubu ariko abantu ndibatinya aramamagara mushira kuri profile ngo nuyu nuwawe tinuwaje na Pendeza nuwawe nuyu muhungu ko mutangara ko murabona amatayo sini mwiza agakiza mfite ndakesha amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu biganza bye ibyishimo mfite bikesha amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe ibyishimo mfite amaraso ya Yesu mana we y'agaciro yavuye mu rubavu rwe umunezero mfite amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe ibyishimo mana we amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe umunezero mfite we amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe ibyishimo amatayo mfite amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe sizaceceka ndavuga amaraso y'agaciro umwami Yesu sizaceceka ndavuga amaraso yewe y'agaciro umwami Yesu we yamenetse mwana w'Imana ihoraho yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana ihoraho yamenetse we aranyoza ahindura umwana w'Imana ihoraho yamenetse we haleluya aranyoza ahindura umwana w'Imana ihoraho yamenetse musambura ibiganza baranga vuga ngo haleluya yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana ihoraho amenetse we yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana ihoraho dushima ntiduhaye umugoroba
mugoroba mwiza abazi ko ari Imana yabikoze nibahaguruke bayikomera Imana amashyi menshi yamenetse amashyi ahindura umwana w'Imana ihoraho yamenetse we yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana ihoraho yamenetse we yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana ihoraho bikomera amashyi twicara turashimira Bishop na Madame n'abana bana inzego zose za pastorale mukorana n'abadamu babo n'abana bana sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu n'agaciro yavuye mu rubavu rwe yama sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu n'ay'agaciro yavuye mu rubavu rwe kutwemerera mukaduha akagatuti kugira ngo tuganirije ubwiru bw'Imana muri abantu beza muri n'imfura muri n'intwari Imana izi kugira neza ibagure shimire abashumba bari ahangaha bakundira itorero batari bo muri iri torero muri abantu beza n'ukuri shakora kuri 7 kandi twumve Siza eka zavuga amaraso ya Yesu kandi sha y'agaciro yavuye mu rubavu rwe yama sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu n'ay'agaciro yavuye mu rubavu rwe kabashimiye abantu bose b'iri torero rya Foursquare n'abarikunda mwese muri aha n'itorero rya online sindamenya revera wabo ngo tuzatumushimira nawe wa online sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu n'ay'agaciro we yavuye mu rubavu rwe hanyuma ariko ibintu biri ahangaha Imana yazanye uyu munsi nari kuba mpombye byabaye ndi Bugande ariko kuba nabyumvise natangiye gutarama mbatangiye Pastor Beni ayacuranga kitari aharirimbije naho niho namafatirwa ndavuga mu kigiterane cyo uyu munsi wa none nta mudayimoni wo citanga ndamukiriza abantu abo ubabwire kuba waje ibyari bikubabaje ijuru kera rya bishurije sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe abantu muzamujana utamenya ibintu bibabitsemo uyu munsi nakorewe surprise nijuru n'umukozi w'Imana inshuti yaje muhirwa ngwino nguhobere shiramusha sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe ayo maraso y'umukiza Yesu yabinuye kuba umwana w'Imana ayo maraso y'umukiza Yesu yabinuye kuba umwana w'Imana zamura ibiganza byawe
nimwitangira haleluya mwenyine. Haleluya. Haleluya. Tema. Uri umwarimu. Wowe ni teacher. Mkomere Imana amashimeshi. Haleluya. Abatanzi nitwa Matayo. Nta mahizi. Muhoza. Abana ni barindwi. Umudamu ni wa wundi umwe munsi. Umukobwa w'amabukwe nawe yabaramukije. Uragira ngo kugukomera dukomeye n'Imana n'aba bacu twashatse. Bitambitse imbere aba bacu bagira indi password mwebwe mutarashaka mutone. Ndi umushumba itorero ni Holy Spirit Fire Church. Ni mu Bugande niyo nkorera. Uyu murimo tukomezamo n'abatubanjirije barimo bamuzeye hano. Unatangiye gusenga afite imyaka 12 mu Bibogoboko. Niho mvuka mu Bivu. Natarenezwe n'itoro rya Methodist. Data ni Revera yitwa Rawi Matenga. Ni senior. Nawe yarahunze yahuye na zantambara zabari abatipe nabo batarakira ku musaraba. Ubu turi kumwe hariya. Ariko Imana ishimwe ko ikomeje kutugirira neza. Narimba kumbuye. Nukuri kw'Imana. Ijoro ry'ubusabane bwashize mwakoze ibintu ndaranishaye burasha. Umugore araruharambaza ute kutaryama ndamubwise wowe oryama abandi bogenda mu ijuru wosiga. Hano hari kirere kizima. Kozi Imana guyereka. Imana iguhaye inyenyeri uyi muri kikinyeja. Kuramfashe birenze. Data wo mu ijuru. Hamwe nabandi bera bose muraha. Ndabishimye. Topike iyo mwihaye uyu mwaka wose jewe ndayo narinze. Ariko ngo ngere hano numva ibishijuro ryampaye neza. Icotuma imiryango yawe gusa ikinguka topike mfite no kuba mukwizera. Hanyuma kuko no kuwa gatanu muri overnight niho hari umwanya usa n'urambuye umuntu azayidagadura ukarekura ibintu byose ntugira icyo usiga. Niho nzabivuga neza. Ariko uyu ndababwira imiryango ine ikomoka mu kwizera. Ingahe? Turambure bibiri. Niturangiza gusoma turabaka baririmba. Professeur baratandukanye. Yakekayamu. Igitabo cy'Abaheburayo ibice ni 11 n'umurongo wa mbere. N'urwandiko rwa Yuda igice 1 n'umurongo wa 3. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere kugeza uri busoma ageze kuwa 4. Hari wabonye yihute kugira ngo twumve icijuru ryashatse kutubwira. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere. Kwizera nukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Umuriro w'Imana. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nico cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba ciza. Pima! Ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi ubwo Imana
yamuhamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Asante, rekera aho ngaho. Urwandiko rwa Yuda igice cya mbere umurongo wa 3. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, Yego, nimvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira iby'abera, ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Amen. Uraho Evangel Felix, sinari nakubonye wa Pastor Alex, ndabishimiye mwese. Yaho mumbabarire mbe kuririmba. Iyo umuntu yanezerewe cyane indirimbo ziba nkigabanya umuvuduko kugira ngo mbaheze ibindi Imana yampaye. Bankucuranga agasirimba da. Nayishuriwe igisirimba kuruta uko nagisirimbye imyaka yose. Ubu nagize umuvuduko urenzeho nari mfite. Biraba ngo nujira umurimo w'Imana uzawukorana umwete. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana na mama yake. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana na mama Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana ili aombe Mungu ampe mtoto. Alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. 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 Haleluya! Ili aombe Mungu ampe mtoto. Ili aombe Mungu ampe mtoto. Haleluya! Ili aombe Mungu ampe mtoto. Ili aombe Mungu ampe mtoto. Habari hano ni musamuri bikanza. Nivuge ko haleluya. Tarababwira miryango ine ihagaze mu kwizera.
kwizera cyangwa uko yitwa kwizera, vuge mu bindi bintu bibiri cyangwa bitatu. Icyambere n'itsinda ry'Imana yashize ku bayo bayimenye kugira ngo bakore ibyayo. Gasubiyemo kararyoshe kafite imbaraga. N'itsinda ry'Imana yaremye rikorera mu bayo bayizeye kugira ngo hagaragare imbaraga n'ibikorwa mu bo yaremye. Nuyandi magambo nuva muri iryo tsinda ryo kwizera, ubonye sheke ku manywa kandi si Imana, ni wowe utarimenye kuko uri kimwe mu itsinda ry'Imana yaremye kugira ngo mukore ibyayo. Irya kabiri n'ubumenyi budafite iherezo. Kwizera ni ukumenya rwose. Kwizera ndi kureba ku bintu bigaragarira amaso y'umubiri, nicyo cyatumye Dawidi yicisha Goliyati we, ibuye rimwe ryitwaga kwizera. Haleluya. Uwiteka n'urutare rutameza, ni rw'abakiranutsi bose bubatseho, ntawe ahandi hose kwizera niho abakiranutsi bose bubatse. Utagufite sinzi ahandi bubatse. Imana yonyine ubwayo yararahiye ngo utizera ntiyonezeza Imana. Aho utanejeje Imana, abatuye muri Afurika uzabanezeza, Amerika uzabanezeza. Ndamukiriza mwene wanyu aho ngaho, umubwire ngo ijira muri iryo tsinda. Ntibishoboka yuko umutizera ko yanezeza Imana. Ijoro n'igitondo Yesu aravuga, Imana waje tutinye. Ngiye gutanga haleluya, haleluya. Ndacyari kuri cyo kintu kandi kirakomeye cyane. Nimuzamure ibiganza. Haleluya, haleluya. Amen. Ijambo rya gatatu, kwizera ni kontineri tuzanira ibyacu bene wacu batazi, kandi kaza yapakiye. Tirebe ngo uri mugufi cyangwa ufite izuru nini ngiri ry'amatayo, ikamibizana nubwo wowe uri mu gacinjira ikabigusanga. No kuvuga ngo nitubura kwizera, ibyacu Imana ishize muri za kontineri zotinda kukugeraho. Ikibazo si Imana, wadebye kwizera. Ndasenze uyu mugoroba ngiye kuvuga bya bintu bindi. Imana ya Isiraheli uburi bindi byose, ariko ntubure kwizera. Icyambere, umuryango wa mbere okwizera no kwizera ku giti cy'umuntu. Imani ya binafsi okukiriza ko muntu yeka neza. Tiwari wo mularanze di Matayo ndino kukiriza kwange, naye bicho ali no kukiriza kwe. Amen. Omukazigo ali no kukiriza kwe, naye ekigambo ekyo kukiriza kwizera k'umuntu ku giti cye. Nimba utekereje ngo abantu bazaza kugufasha mu kwizera, ni bongo yako. Uzakereza mu kwinjira mu bisubizo. Nta yandi makuru ijuru rikomeje kudufasha. Urakoze kuri igituro. Imana igusetse. Ni kwizera k'umuntu ku giti cye. Kwizera kwa kabiri no kwizera kwa gakiza. Uzatakaza ibintu byose, lakini usipoteze imani ya wokovu. Agakiza si igikara, agakiza si igifaransa, agakiza si ikinyarwanda, agakiza
n'ukwizera ijambo ry'Imana ukemera Kristo wapfuye ku musaraba akazuka warangiza ukamwakira nubwo butaragiye muri Sunday School cyangwa se École de Dimanche iyo ufite agakiza uzugenda muri paradiso umuhungu wajanywe ku musaraba wari kumwe na Yesu ntiyigeze abatizwa uzanere ko yabatijwe ariko kubera ko yakiriye Yesu aramubwira ngo kuva uyu munsi wa none uzanibuke Yesu aramubwira ngo ntabwo ari kera none uyu munsi turabana nawe kwizera kw'agakiza kuza kwama gukingura irembo ukaja muri province imwe na yaba Ibrahimu ukama wisharana na ba Mose kandi utarataramye igitaramo utararirimba soprano na alto wagize agakiza number 3 ni muzamuri kiganza mama na alipanda Shilo ili aombe mama na alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto mama na misatela alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto kwizera kwa gatatu no kwizera kubitangaza imani inayoleta ishara kwizera kwa kane no kwizera kubikorwa ibyo bintu uko ari bini iyo miryango ko ari ine ihagaze mu kwizera niyo ngo koraho uyu munsi wa none hanyuma no kuwa gatanu no kucumwera muri alarme imana izaba yakinguye iyindi topic twatumviye hayuzumu ituzuminga tusigira bera ndi hano ibyumweru bibiri kuko niho mfitemo akazi nimbirangiza subire ku paruwase yo mu rugo niyo kwitorera pamatwi rero kugira ngo guheza ubutunzi bw'ijuru nimuzamuri ibiganza bya tumeyakili yako vizuri na ujue linalokupa turangare da turangare wewe simama jipange sawa sawa macho yako mbele hatua 10 songa mbele simama kiume jipange sawa sawa macho yako mbele funga mkanda songa mbele simama kiume jipange sawa sawa macho yako mbele ya simama kiume jipange sawa sawa imani hamagara Ibrahimu yagira umugisha w'amagambo 3 cyangwa 4 nimuhaze imana icubahiro giranyavuga kandi numva kuri aya magambo uzabugira umugisha uramenya kwizera icarico nimuvuge ngo amen ijambo rya mbere nuko yagiriwe amahirwe yo kumva no kumvira hariho kumva number 1 number 2 kumvira abantu benshi barumvise ariko ndibumvi kandi bireka tubwira ngo kwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana hari ibyo wumvise ariko ngo urangize wananiwe kumva ijambo ry'Imana no kuryumvira uyu mugoroba wa none ndasenze ngo uryo umaze kumva n'ibyo uhakomeza kumva uryumve nurangiza uryumvire mu yandi magambo yaravuze umwanditsi ngo ariko mwebwe muje mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kumva gusa iyo twumvise cyangwa tukumva gusa kwizera ndikuremeka ariko umuntu ugira kwizera ngo kugiti cye aza yumva yarangiza kumvira cyo ni cyambe icyakabiri nuko yemeye gusiga neki cyagora yawe kasebe shiramo ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo ndashaka kubwira abayayawe bahumure ayi uwiteka azakura muri migeto azakura idambara mu gihugu uwiteka
azamagura imiheto azakura intabara mu gihugu. Elisa kugira ngo asingire umwitero wa Eliya hari ibyo yasize. Ntabwo uzakomera utaragira ibyo usiga. Ntabwo uzatunga kwizera utaragira ibyo usiga. Ugomba kugira ibyo usiga, unaacha ugasiga noreka, hanyuma ugakurikira ibindi. Cyakabiri kiri muri iryo jambo, yarasize ngo arangiza kurikira ijwi ryamuganisha aho ijuru ryamubwiye ngo genda mu gihugu nzakwereka. Sinzi icyo wasize, sinzi n'icyo wanze gusiga. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ijuru ryantumye ngo nimba ushaka kugira ngo imiryango yawe ikinguke, tunga kwizera ugira ibyo usiga. Amen. azarema sinshasha Koma amashi, itarimo mukoma amashi kabisa. azarema sinshasha itarimo ibibazo. Umva ibintu birahaka, nimuzamurire ikaza. Haleluya, haleluya. Arasiga akurikira ijwi. Amajwi ni menshi, hari amajwi y'abantu, hari amajwi y'ibivuga, ariko hari ijwi. Kuna sauti, ijwi. Azarema Sinshasha itarimo ibibazo. azarema sinshasha itarimo ibibazo. Nazara Matayo, nimuzamure ibiganza. Haleluya, haleluya. Hari amajwi, hari n'ijwi. Hari amajwi, hari n'akajwi. Hari amajwi, hari n'akajwi kongorera. Eliya, Imana iramubwira ngo haguruka, ahungabure, umanuke, uje kwimika abarasigara mu cyimbo cyawe, ngo yumve ijwi rihinda nk'umuyaga, ngo aritegere gutya ntiyumva mu Imana, ngo yumve irindi rihindamo ibintu bisa n'inkuba, ngo aritegere ntiyumva mu Imana, ngo akiryamye gutya ngo yumva akajwi kongorera. Itangazo ni iringiri, ndamukiriza mwene wawe umumbarize se ijwi wahaye wumva ni iri muri iki kinyejana. Azarema Shasha itarimo ibibazo. Imana yaje, azarema Imana iraje n'ukuri. Sinshasha Tugana itarimo amaboko yombi. ibibazo. Azarema sinshasha itarimo we, itarimo ibibazo. abantu inkota zabo bazazicura n'amasuka, n'amacumu bazayacura n'impabuzo, kuko ndashaka rizaba mu rindi nkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kuko isi izakwirwamo no kumenya Uwiteka, kuko amazi inyanja agwira hose. reka muheze ituro. Haleluya. Abantu inkota zabo bazazicura amashi yabo, amacumu bazayacura amashi. nk'imiyobozo. Kuko ndashaka zizaba muri kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. kuko isi kuko isi izakwirwamo no kumenya Uwiteka, kuko amazi inyanja agwira hose. abantu amajwi y'isi yabamaze, ariko Imana yandumye ngo hari ijwi, kandi iryo jwi ni ijambo ry'Imana. Biravuga ngo wumva aya magambo yaje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge. Ndamukiriza umuntu umubwira ngo hari ijwi ni ijambo ryaje. Haleluya. Shasubiza muri ako kasebeni karyoshe. Azarema Sinshasha itarimo ibibazo. azarema 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 sinshasha itarimo
ndatangara uyu mugoroba Imana yamanutse kandi ndayumva nimuzamure bigaragara haleluya haleluya sema ya iryo shingwa rarikurikira sinzi ijwi wumvise kandi sinzi ijwi uhayikurikira ndakurahiriye hari hariko ryakuzumiza sinzi nimba uramenye mwirinde amajwi mukurikire jwi mwirinde amajwi mukurikire ijwi mwirinde amajwi jwi shyiramo agasirimba sha agasirimba umugabo w'Imana bonye Israel na waririmbye ndirimbo sindayifata ivuga ngo numva ijwi murayizi nimba mugakubitaho gusubuke iryongorera umva ijwi ryurira asanura umve yewe amagara Yerusalemu hakitagaza kiraba winosange Joshua kurara guhamagara no asanumanitswe bari kurukimana mayiraburi komeza da uwanyura yitegereze ukuna kojejwe isoni komeza nta jisho rishaka kumureba tegera ibintu by'ishu nta gutwi gukeneye kumumvira yo kandi aribo yaziraga umusaraba nakuye indirimbo yagezeyo binduri mu mwambaro Imana ndimanutse ndamukiriza umuntu umubwira ngo amajwi wumvise agutera ubwoba humura hari ijwi safi uraho giruke hari ijwi humura subira amasha umusaraba nakuye indirimbo yagezeyo binduri mu mwambaro narose umuzigo waje ndawubonye yamitwariragwa nimuzamure ibikasi haleluya kubarizwa iry'ijambo ry'Imana ibyari bikugoye n'ibigwe ibyari bikuremereye n'ibiva imbere indwara zose nizisohoke ndakubitaguye mu izina rya Yesu umusaraba nakuye indirimbo yagezeyo binduri mu mwambaro narose umuzigo wanjye ndawubonye yamitwariragwa narose basweke umusi nakijijwe nari mfite umwambaro wo kwiba inkoko nibaga inkoko mu muhana kandi byesana ariko wamutwa ijuru rirakubita sinzi umutwaro ukuremere hakika ya Mungu ngo n'umwambaro uzuhinduka
reka ngubwire nubwo buri igikara ugasa n'abasudani iyo Imana yagukuyeho umutwaro uzi useka abantu bose bagashima bakanezerwa ndasenze uyu mugoroba ndanahanuye Imana igukuraho umutwaro ukuremereye nimuvuge ngo haleluya haleluya sema haleluya nigeze kwambara ipataro imwe y'ikiraka hano ibiraka bigara birindwi dukorogana n'umudozi wari wakorogana n'umudozi ndibo bambere bakunda ifaranga ariko kubera kuko yari maze ko gukura muri parti imwe nyine isa nidafite umurongo kandi nkunda gutebeza ariko gutebeza gufunga igitoko kuba demob ariko ijuru ngo rinkureho umutwaro ariko man muzewe umwambie Farao saa imetimia mwambie Farao saa imetimia mwambie ya mwambie Farao saa imetimia mwambie Farao saa imetimia nimusambure bikasi nimuvuge ngo haleluya sema ya Ibrahimu ngo amara gukurikirijwe ngo Imana yamimuheza umutima wo gutuza abantu bo guheza akazi ariko ndibazaguheza umutima wo gutuza ijuru ryantumye ngo ryaje kubavura abafite induru mu mitima tuza indukira n'umuntu mubwira ngo tuza ijuru riracari kumwe nawe tuza wa mudamu uko rugo haje kuvamo tuza hari ibyiza biri imbere nimukomere Imana amashimeshe cyane yes icyambere ndabwizibesha oya icyakabiri imbabazi icyagatatu ariwe ubwayo iri kurikirana imyaka ibihumbi tagacuwe agacu ko guhindura kugaragaraho tagacuwe agacu ko guhindura kugaragaraho mu bagabo batwakiriye mu Rwanda Bishop arimo twabonye amapataro twazanye twagaze twambara ipataro kugira ngo yashemo abagabo batatu ariko Imana yihinduye izi guhaza umutima wo gutuza kubera gutuza ukagera kubisubizo ubu naje muri fitting ndazambara ibigezweho naje ndabyambara reka ngubwire Isaya yaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu iyo twizeye ibyiza ntibibakure ayiwe data we tagacu ko kuhinduka ya tagacu we agacu ko guhindura kugaragaraho tagacu we agacu ko guhindura kugaragaraho ni ryare Matayo mu bibogobogo imurenge nojana nanje costume ngo nyijanye mu cuma ngo bagiye kwimesa Matayo mu bibogobogo ariko mana we iryo sina ndarikunda yeme amakuru naye ngana ni mutuze ubu ni ubuhanuzi muri special ntabazaga ngo ninkukumure ayi tita hipipi piskite lekote ubu bwashe buri muri preza Imana yantumye ngo mbabwire ngo hari ijwi rihari vuga ngo nimutuze muhumure ibyo bihaye bikwabasa haleluya sema ijambo ryakane ngikorera Ibrahimu muhezi izina imuhezi reka mbabwire amakuru y'izina izina ntiriza n'uburebure cyangwa kukuri inzobe izina rizwa kuko wumvise waguhamagaye namba 2 ukabyumvira namba 3 kwarikorera nashitsere kuri Imana ngo ryaza gusa ngandi amahisi ngo mbayereze evera gutese ngahega urev gute twagaza dushika mu nzu zimwe twarara ku bitanda bimwe bifite amaodera mwe afite buryo bumwe n'ubundi kubera kuko nyine ukiri muri ubwo butaha ukamuceceka sinakuvuze doraga ko abantu basase sinkuvuze kandi ni muri mukuraza bashitsi nabi ugende wikosore
iyo ni pepo. Nimugire muke nimuzamure abwikuzo mana ya Abrahamu imirimo myiza wakoze nyeretera y'ukungunda none uyu musura binyeretse imigambi yawe bimasika imbaraga zawe zingizabo mana we bidashobokera mbere yawe awe birashoboka. Izina Bishop we hari amazina twiswe na ba data. Jewe data yise ngo nta mahizi nta gushidikanya nta probleme nta bibazo niko risigura. Ariko ijuru rya mari kubitize iravuga ngo Revera Matayo mama muzehe zambaraga zose zangwanya wasi ayiwa ese we ndetse n'ibisigisigi byazo ubona mubasha bigifite misa nalala sango metata misa saila mimba sikasila kota la varde versation de pasquite le kote imaze kuguha izina ubutayu ndi buza bwanga kuza wavuze Yosefu bwaramukurikira kandi bene se baramugurisha nta wundi muntu wangije mu isoko ni Joseph na Yesu. Ubutayu ndi buza bareka kuza kandi iyo bushe biza bisaba gusa kutuza. Nyuma yo mu butayu hari promotion kandi tatanzwe na bene wanyu ngwarangise ubutayu ngo bwama bwinjira tera baramukurikiye ngo ashiki harana arapfa hari bigomba gupfa kugira ngo kwizera kwawe gushika Loti nango yamamukurikira indonganye ngo zirabo iyo gikurungira ukazana ibindi bintu Imana idashaka kwizera kwawe ndi ni ngomba kugomba batera bagomba gupfa ntangaje uyu mugoroba none ibintu bihaye bigukurikirana bite mu buzima bwawe mu izina rya Yesu izo ngeso ufite mbizite mu izina rya Yesu kudashaka abashitsi ko baza kandi nabo baratanze umunani baragukoye ngo abangaba baje gute wowe waje gute daye uzi ko abantu batari mu kumenya ibyo Imana yabakoreye umuntu agashaka abandi bakobwa bose bageze muri 30 ndahura ababwira ngo sheri wowe waraje gusa utunguka gutya muri 2023 umunsi umwe barakubwira ngo baragukunze none uri muri yanzu baramubawundi binjira mumwe ariko si mwebwe n'abantu muri South Africa